bantu bacu mumeze mute turabashuje cyane abari mu Rwanda abari hanze yarwo nizere yuko mwese mukomeje kugira ibihe byiza mukomeje kugira impera z'umwaka nziza turi mu kwezi kwa 12 Christmas iregereje kabisa ngo mumeze mutera se ko mumeze neza rwose unanye nje mu isura nshya mbonye isura nshije muze niye wari kuyibona ibitambaro se nzi cyo bigufasha nje mu isura nshya mwishyura okay nabonye abantu bose bagushyigikiye ngo iyi kamera ngituma gutagaragara ngo neza njye ntabwo nkora justice ngo nkukusa nuko tamuzi bose ariko nibyo niyo mpamvu batajya bamenya ngewe iyo duhuye baranshidikanya cyo kubera yuko babyifuza tuzabikoraho reka tuze tubishyire muri gahunda tuyishake professional camera yo gufatisha amashusho by'umwihariko ibiganiro dukora nyine byo kuganira bisanzwe ikindi turashimira abantu mukomeje kutwereka ko kwereka urukundo ko mwishimiye ko twagarutse turabashimiye rwose umwami wanjye turabashimiye cyane ko nyine muri kutwereka ko mudushyigikiye merci beaucoup abandi bari kumbwira ngo ndumutesi rwose ntabwo ndumutesi ntabwo ndi umutesi kubera iki ndabizi se ngo nimba nerekanye umwana igihe kitageze bose kubera yuko atetse ibiryo se ukibagirwa magi se nayibagiye ko utari hari undi hari umuntu utekana inzara wayishatse urayibura magi neze wateka udashonje hari umuntu uteka adashonjera ibyo ari byiki ese kwayura bijutse iyo ntebe itera kwayura izi ntebe ku mugani ni iyi ntebe ko mu kiganiro duheruka gukora nabwo wayuraga buri kanya ariko nayura buri kanya ariko dore nawe ngaragasuhuza yatangiye kuvuga gake gake mu minsi iri imbere nawe araza kuri kamera ngaho nguko rero hari twari turi kuvuga ibiki ndi kuvuga amakomenti se nyamara iyo ntebe sinzi ntabwo buriya ari bari ngewe ubanza ari iyo ntebe okay tanya no kwibagirwa ibyo twari turi kuvuga bari kuvuga amakomenti ariko dufite akantu tugomba kuganiraho sinakakoherereje ngo ugatekerezaho wewe wivugiye ntabwo nagatekereje sawa rero uransubiza ngambaza uransubiza yo wigira yose ngambaza njyewe nakubajije ngo nanjye nyine ndabivuga ariko nawe urabivuga nyine ni ibihe bintu nyine bituma nyine wumva nyine ubuzima nyine bukuryoheye nyine bituma nyine ufiringa nkaho ubayeho neza nyine ibintu biri bishobora kuba ari principe zawe bishobora kuba ari nyine ibintu ukunda nyine ariko nyine ibyo bintu uvuga ati ngewe ibi bintu iyo meze gutya iyo ndi gukora gutya iyo bimeze gutya iyo ndi kumwe na buri ibintu nk'ibyo mba numva nyine ko ndi mu buzima bwiza nishimiye ndyohewe nyine ndi confident ndi proud okay urakoze kuri ikibazo cyiza njyewe nyine uriya igihe mba numva nishimye ndi mu buzima bwiza ni igihe mvuze ngo ahantu hose nshaka kujya mfite ubushobozi bwo kujyayo ikintu cyose nshaka gukora mfite ubushobozi bwo kugikora urumva niyo mbanye neza
nawe na hano tumeranye neza niyo meranye neza no mu rugo nyine numva nyine ubuzima bwanjye mbayemo ari sawa. ikibazo cyane ntabwo uri kugisubiza neza. Kamanzi njye nkubwire ibyanjye urumviraho sibyo? Ntabwo uri kubisubiza nyine nk'ibintu bya biri currently by'ako kanya, ni ibintu by'ubuzima bwose. Nk'urugero njyewe reka mbanze njye nkubwire ibintu byanjye njyewe iyo mbifite nyine mba numva yuko ndyohewe mbayeho neza nyine ubuzima ari sawa kabisa. Ibindi nyine byaza ari inyongera. Njyewe ikintu cya mbere nkunda nyine kugira gahunda, urumva gukora ibintu byanjye kuri gahunda nyine byose bikaba biri muri gahunda. Urabizi neza yuko ibintu nyine iyo bije njye ntari mbifite muri gahunda biragorana kugira ngo nyine mbyumve mbikore gutyo n'iki. Nkunda gukora ibintu byanjye kuri gahunda nyine, urabizi nyine wowe urabyumva cyane. Akantu kose mashaka kubanza kugashyira muri gahunda nkagakorera plan nyine, bikaba ari ibintu nyine numva yuko mbikoze nkwiye kubikora, atari ibintu nyine bitunguranye bitunge. Sinkunda ibintu bitunguranye byinshi, urumva. Ikindi kintu cya kabiri nyine njyewe nyine iyo ntuye ahantu nishimiye nyine ndi comfortable nyine mu nguni zose nyine, yaba mu quartier ntuyemo, yaba inzu ntuyemo nyine abo tubana wenda mu gipangu, abaturanyi nyine nkumva ko nyine ntekanye nyine. Njye mba numva ndyohewe n'ubuzima kuko njye nkunda mu rugo mafata nk'ahantu nyine ho kuruhukira, ho kwisanzurira nyine, ho hari peaceful nyine, ahantu nyine ushobora no kuryoherwa kuba uhari nyine, ahantu wumva watinda. Hari abantu batuye ahantu akumva nyine yataha yigiye kuryama, akumva atanahamara n'isaha yicaye nta kintu ari gukora, urumva. Njyewe niyo nshaka gukora ibintu byinshi numva nyine nabikorera mu rugo, kuko mba numva ariho hantu ndi gutekereza fresh nyine, ndi muri mood nyine nziza, urumva. Ikindi kintu nyine gituma nyine numva ndyohewe n'ubuzima, njyewe buriya iyo nabashije nyine, iyo nifuje kurya ikintu nkakibona, nakwifuza kunywa ikintu nkakibona, urumva mba numva nyine ubuzima buri kugenda neza. Cya kane ari nacyo cya nyuma, ari byinshi ngabanje gutekereza kimwe. Icya kane ari nacyo cya nyuma, njyewe sinkunda kugirana ibibazo n'abantu. Iyo ndiho numva nta muntu umutima wanjye unshinja yuko wenda ikibazo dufitanye ari njyewe gikomokaho, cyangwa se ari njye kabitera, nyine ari njye wabiteye, cyangwa se wenda nababaje umuntu cyangwa nahemukiye umuntu, nyine nkaba niyicariye mvuga nimba hari n'umuntu dufitanye akabazo niwe kibazo, sinjye kibazo. Nyine numva ntuje mu mutima wanjye nta muntu nyine numva dufitanye ikibazo icyo ari cyo cyose. Njyewe rwose iyo ibyo bintu njyewe bimeze gutyo, njyewe buriya mba mbayeho neza nyine, mba numva ubuzima mbayemo bundyoheye, mba numva nishimiye ubuzima. Ibindi byose biza ari inyongera. Ibyo bintu uko ari bine njyewe icyo ntekerejeho kimwe, iyo napanze nyine gukora ikintu, napanze gahunda yo gukora ikintu, yaba ikeneye amafaranga, yaba ikeneye iki, zikagenda neza nk'uko nazipanze nyine, barumva mbayeho neza, barumva nyine biranshimisha, nkumva mbayeho ubuzima bwiza. Niyo yonyine mfite. Yego, ni icyo. Iyo wiyemeje ikintu ukakigeraho
iyo niyemeje gukora ikintu niyemeje nyine kugera ku kintu nkabikora nkabona birakunze nk'uko nabyifuzaga aho kabisa mba numva meze neza. si buriya nyine uba wumva nyine hari ukuntu umuntu aba ashushanya nyine nk'ubuzima yifuza nyine agasongero k'ubuzima nyine yumva yifuza kubamo. urumva uba wumva nyine ari nk'akahe gasongero k'ubuzima yifuza kubamo nyine bwa buzima uvuga ngo buretse tubanza twivugire ko nawe numva atangiye kuvangamo ibyo hahandi nyine uvuga ngo ngewe ningera muri buriya buzima nzaba mbigezeho ibyo nifuza kuko bigeramo ubundi ukongera kwifuza ibindi. Of course oya simvuga n'ubundi umutima w'umuntu uhora wifuza ariko hari ibintu uvuga ngo nimbigeraho nubwo nakwigumira aho ngaho njyewe nzaba nageze nyine ku nzozi zanjye. urumva naho ibyo kwifuza byo nibyo ubushize twavugaga iyo ugeze mu buzima urabumenyera uhita ubona ari ibintu bisanzwe. hari nk'igihe uba warabonaga nka kera hari nk'igihe uba warabonaga nk'inzu nyine igeretse nka etaje ukibaza ukuntu umuntu aba muri etaje iyo uyigezemo uhita ubona ari ubuzima busanzwe bidafite itandukaniro rinini n'ubuzima wari usanzwe urimo. ikiba cyahindutse ni design y'inzu ni materials zirimo ariko n'ubundi iyo ubigezemo n'ubundi urakomeza ukirira igishyimbo cyawe ugakomeza nyine ikirayi cyawe ukakirya nk'uko nyine nta bintu bihinduka sibyo. nyine wowe hari ubuzima ubutekereza uvuga ngo ngewe urabizi iyo umuntu wese ari guharanira ikintu nyine iyo umuntu ari kugenda aba afite iyanjye nyine uba uri of course n'ubu watangiye no kubuharanira uvuga ati ngewe ubundi iyo ugenda nyine utekereza n'ubuzima utekereza nyine aho urimo ugana uba nyine wumva ari ngewe aho mba numva ndi kugana ahantu hameze gutya ntabwo ndi kuvuga aha kure mba numva hari vuba wumva uri hafi kuhagera nimba ndi kuhareba gutya ahantu dufite inzu dufite nyine inzu tutakodesha dufite ikinyabiziga uko cyaba kimeze kose yaba ari yarisi yaba ari itoki yaba ari ipi icyuma kimwe yumva kuba ntajya gutega noneho umwana wanjye yiga ahantu numva umwana wanjye mbona yiga ahantu heza mbona atabura icyo yifuza atabura icyo kurya atabura icyo kwambara nyine ikintu cyose ashatse mfite ubushobozi bwo kukimuha urumva nanjye icyo nifuje icyo nshatse mfite ubushobozi bwo kukiha no kuprovidingira urugo rwanjye. Gaetan nawe aba yabyivanzemo rimwe na rimwe muzajya mwihangana twabaye gatatu harya wari uri kuvuga ibyo nyine nakumva nyine agasongero nibuka agasongero k'ibintu nyine uba wumva nyine bigufasha oya nyine ahantu icyerekezo agasongero ahantu mba nyine naba nageze ibyo ntabwo bigaragara numvaga bitagoye imodoka y'icyuma kimwe se ntabwo ari icyuma kimwe nanone ntabwo ari icyuma kimwe ntabwo ni icyuma kimwe navuze yarisi ntabwo navuze yarisi y'icyuma kimwe navuze toyota navuze toyota y'icyuma kimwe imodoka y'icyuma kimwe oya ntabwo ari icyuma kimwe ni inzu idafite ubwoko bwayo oya inzu kugira inzu ni imodoka umwana ubasha kumukorera wowe ko wumvisha ibintu biciriritse gusa neza kuba mfite inzu mu utagira ubwoko bivuze ko ari navuze inzu n'imodoka apana iby'icyuma kimwe imodoka nyine nzima
aho nuhagera ibyo uzaba wifuza bizaba ari inyongera. Shyiramo agatege rero, kora cyane. Nabonye hari umuntu wambwiye kuri Instagram, wambwiye ngo kariya kantu nyine ka telefone ngo karamwubatse ukuntu. Ibyo kuba tutareba mu bya telefone se byaramwubatse sana, ariko okay, ariko nyine nibyo niko kuri. Ntabwo reka gukontorora umuntu bikuraho ko ari ukosa yakosa, kandi yanakosa ntunabimenye. So usibye nyine kuba wagira umutima uhagaze no kwitesha umutwe, nyine nta wundi musaruro uba uri mu kumonitaringa umuntu, ngo ujye muri fone ye, ngo ujye ku mbuga nkoranyambaga ze, ngo ujye he hose hose, ngo usake, ngo ugire ute. Ega ngo hari n'aho nyine nk'umugore agenda ngo nyine umugabo akamuhamagara ngo akamubwira ngo tuvugane kuri video, ngo ndebe abantu muri kumwe. Yego. Bikagufasha iki? Mufite n'ibibazo, mufite n'umwanya cyakora. Cyangwa nk'umugore yaba azi yuko umugabo yagiye nk'ahantu hari igitsina gore, ugasanga arariye ntibimanuka, ibitotsi arabibuze, tubungubu ubwo buzima nabwo buba bugoye. Buragoye cyane. Buriya cyiza nyine wowe wizera umuntu, nyine yakora amakosa nyine aba ari ibye ku giti cye. Abantu mwambara ibitambaro umwana nako abuze n'ukuntu nishima mu mutwe. Kandi n'ubundi buriya nubwo utakwiriye gukontorora umuntu, iyo umuntu ari mu manyanga rwose biraza bikakwizanira aho wibereye pa, ukabona ibizi biti birakwizanira, nta magambo ntaki, ugahita ubona biraje rero igitambaro ubundi wakiyongoje neze. Numvaga nishaka kucyambara, hanyuma ikibazo kiri hose nakoze ishyano, hanyuma nyine utangiye kwivugisha ibishya. nyine kiri bambara ibitambaro baragowe. Hari ukuntu umuntu nk'abadeperi nibo bantu nzi bakunda kwambara ibitambaro igihe kinini, bishima mu mutwe gute. Ariko hari utuntu tumeze nk'utuntu bajombesha mu mutwe. Ese mwashyizemo za plante wishima mu mutwe. Biriya noneho birashyuhira, uzwi ushobora gushiduka umuntu wabaye nk'umusazi agahita akuramo cyangwa akajya kubicagagura, birashyuha. Noneho yari mu zuba, ntigeze kubishyiramo. nayishyizeho, ariko nayishyizeho, ibaza ko nayishyizeho turi muri sama, ariko twari tugeze mu kwa cyenda ipura ritagira kuko ntabwo ari ishyushye cyane. Ntabwo ari ishyushye cyane. Gute? Nyine nabaga ndi muri noneho bakubita ukumva mugira n'ibibarushya. Ni imbaraga zirimo. Ibibarushya nabyo biba bihari kabisa. Wowe nta kibazo ufite cyo kumbaza se? Ibyo byose wabimbajije. Wowe ntacyo ufite cyo kumbaza? Ubu ntacyo. Ntacu. Ariko abantu nyine bajye banatubwira muri komenti nimba ari ibibazo mutubaze, tuzaze tubibasubize. Nimba ari ibintu mwifuza yuko tuganira, mutubwire nyine nk'ibyo bintu topic, natwe tuze tubabwire uko tubyumva, nyine tujamingane, sibyo? Tube turi kumwe mu buryo bw'umwuka, nubwo tuba tutari kubonana mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka tujye tubana, mutubwire se ibi bintu mubyumva ute, tuze tubabwire uko tubyumva n'ibiki n'ibiki. Mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa social media. Bw'umwuka nyine. Uburyo bwa social media. Rero muzaba dukora ibiganiro nijoro, nimuzajya mubona bamwe bari gusinzira, ariko vlog bamwe ngo vlog ngo mbahe vlog nyinshi. Ese ko utajya utanga vlog? Vlog ni izawe, nzajya nzikora iyo
turi kumwe. Yego nuko nyine vlog ndajya nzibaha kabisa. Ariko nanjye wenda nzajya ngerageza batemo vlog nyinshi cyane. Ndazibatamo. Kayo nguko rero nuko twiriwe. Hamwe nizere yuko mumeze neza, ariko mujye mutuvugisha nyine muri comment ibyo twagarutse naho noneho muraducikira heza. Twagarutse noneho mutazongera kutubura. Kubyara si vuba. Kuko no kongera kubyara atari vuba. Ntabwo ari vuba. Ubu ngubu buri gitondo ujya ubyuka ureba, uzajya ubyuka usanga video nshya yageze. Abari hanze ubwo sinzi amasaha uko biba bimeze, ariko icyo nzi cyo buri munsi video uzajya kugeraho, buri munsi video. Tuzajya dutinda amamya ko tutazajya tunyuzamo iminsi 2. Yego. Tutarabaha video. Ariko nyine namwe mujye mudutegeka, mujye mudukoresha, mudusuggesting, mutubwire turashaka muzadukorera ibi. Nyine natwe tubikore nyine. Nuko dufite gahunda yo kuzateka. Guteka si ibintu byanjye, abantu sinatetse kenshi babibona. Nzateka. Nyine namwe mujye mutubwira ati muzakora ibi. Abantu babibona. Rwose. Nukuri pe. Okay, so guys. So mugire ibihe byiza. Twagira hano hari imibu. Ntabwo ari imibu. Ni drago. Mugire ibihe byiza rero, ubwo naho mu bindi biganiro byacu bitaha. Niba utarakora subscribe, itufyondaho aho hasi ubundi no kukazogera duterekaho ikiganiro wahita wagukubita notification. Ubundi gahunda zikomeze zibe très bien. Mugire ibihe byiza. Uyu munsi ntabwo nasinziriye, niyo wasinziriye. Nasinziriye iki? Kwayura se ko ari uko navuze nti ndiye narakora ikiganiro. Ntabwo ndarya. Naravuze nti nibeshye nkarya, narakora ikiganiro ukuntu ndimo niyumva. Wasinzirizwa n'ibiryo. Nshobora rwose. Oya njyewe iyo maze kurya ngahaga mfite n'akantu wenda ka fatigue mo gakeya, bihita nyine bihwaniramo tu. Uzanabicunge njyewe mfite ibintu ndi bukore nyine ngeze hano. Uzabicunga kenshi na kurya mba mbiretse. Abanza nyine muri kamera wajya mufite skin heat. Ugoshe skin. Oya nuko meze muri kureba hejuru. Ndabanza nyine nkakora ibyo nkora. Ndabanza nkakora ibyo nkora ubundi nkarya nyuma, cyangwa nkarya duke. Kuko ngiye iyo ndiye nyine ngahaga mfite n'akantu k'umunaniro mo gake. Okay, sawa kurya. Ubwo agahu kaba gahuye n'umunyutsi. Sawa kurya. Bye. Ndajya mbaye ibibizu.